aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Nsanzwe mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu abateye nabi. Nuko abantu batakibona. Ntago babakitaye. Ubundi si muri ipantaro icyo kibuno wakikura. None sojya wambara amajipo. Ntago byakunda, ntago birari ibintu byanjye byarananiye. Butches? Ego amana. Tuzakorana ikiganiro yambaye ndebe ko byakunaniye. Iriya karitsiye utuyemo rero ugiye kuyinyeganyeza bucece. Akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage. Ngiye shaka umugabo wanjye n'umugabo umwe mfite tubyaranye inshuro 8. Nzi Kigali imbora ibirandyohanye nta soko ngira nzabagurisha. Nukuvuga ngo ngiye kuvuga guki icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo ngiye umuganje akabafunze. Turababaye abagore bigize babi bararara amajoro ari abafite abagabo ari abadafite abagabo. Gahura n'amacinya ngiye kubabwira mudugudu tubacijegera mu rugo mudugudu ntabwo twara turi abantu. Akanyanga mu mutaranda kakoroga. Ntabwo wari ushatse kwigereza wandeka amavi wawe niyo wazana iki ngandi isaso ry'umukecuru. Nzovu uziko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba. Azirana gukona. Muzi nyine ari ati ibyo bintu atarabijyamo. Yego. Urumva turabana. Rero sinumva yuko ubuzima twabanyemo bwose bubi n'ubwiza yageramo ahantu heza akashaka abandi bakobwa. Cyangwa nzova mujyane Sodoma. Kandi ikintu muzi nzi ko akunda inzoga gusa. Akunda inzoga, ibintu by'abagore ntabwo bimuzi. Kazane kabi. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Muri kuneza twaduca reka twikomereze gutya. Mfite igikundiro mpuzamahanga mpuzamakungu guca cyene wabo cyanda kuzi kana ka mama kana ka data muri Republika y'u Rwanda bizamuke tubyagure muri East African Community tubyagure muri Afrika no ku rwego rw'isi. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Barafinda Sekikubo Fred. Urumva ndi Kanombezi Kanyarenze. Ibitutsi none nta nubwo bigituka, wumva bituka icyo bita ikiremwa muntu, biteye ubwoba, biteye isoni, bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu. Sinzi hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo n'umuhanzi, ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki. Ingoma nje nsora ni ingoma nakunze, kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo ntago bindeba. Ukuru umuntu muri kumera ukamuhindura. Je niba nagwaye ingoma niyo mfite ntago negeka icyo nsora. N'umuhanzi hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu. Wirinda kumva n'umuhanzi. Uwo muntu wasaga abanye urumozi. Rero rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze. Hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Yes, ndasambana for real. Ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse
ndayifunze noneho haje n'abahanga batuka abantu noneho sino ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese umuntu wese ukumva yatutswe RIB irabihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo nibyo kabisa iyi nkuru ntabwo narigeze nyivuga ariko uyu munsi ni mwiza kugira ngo nyivuge hanyuma Silverback ije kurwana rwose kurengera umwana wayo wari uduherekeje aratubwira ngo nce bugufi twese twice bugufi twicare tugaragaze ko twebwe tudashaka kurwana turashize noneho naho ubundi dushobora kugira ibyago turabikora hanyuma uwo mushyitsi arahindukira aranyongorera atari ko ati ntabwo wazibwira kuri perezida w'iki gihugu Viewers, apologize, I'm continuing. muranyumva hariya uwo twari kumwe umushyitsi arambwira ngo nimbwire ingagi mbwire Silverback ko ndi perezida w'u Rwanda itari ikwiye kuntinyuka ariko already nari nageze hasi nyine kimbabaje ndakamennye kugira ngo jyewe n'abashyitsi tuhave amahoro nyine nibyo kabisa reka mbabwire ko aka kanya tuvugana ku isi yose ingagi zisigaye mu ishyamba ry'ibirunga rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo bihugu byonyine bibarizwamo ingagi mu isi, ariko muri ibyo byose nta gihugu cyita kuri izi ngagi kuruta u Rwanda, nta gihari. Ingagi zacu ni umutungo w'igihugu, ni umurage, aho ziba zirishimye niho iwazo. Ewe akanyanga mu mutara ndakakuroga. Ewe akwiyamye ma akwiyamye sha. Mu ikanisa mu itorero hameze nko mu mashuri asanzwe. Nuvuga ngo mu ishuri risanzwe hari abana bari muri maternelle, hari abari muri primaire, hari abari muri secondaire, hari abari muri kaminuza, hari n'abandi bari yo hejuru. Kandi buri munyeshuri wese ahabwa isomo bitewe na level agezemo. Abana bo muri maternelle no kwirirwa mu gusimba. Muri primaire mugasimba buke, muri secondaire block, kaminuza urakubwira nushaka gushiramo ekutere ni wumve nutumva uzubanza ukishura bakakwigisha uri mukuru urimenya.
ibindi byo hejuru nuko nguko ariko dore mu ikanisa ukuntu twagoye dufata umwarimu umwe uza kwigisha abana bo muri maternelle no muri primaire no muri secondaire no muri kaminuza bose ngo bigisha isomo rimwe bose batahe banyuzwe niyo mpamvu bazabazana ntagaho yabwiriza ukavuga ngo nje ngo sinza mwumva baza n'undi swali yazanye maternelle yo muri kaminuza wowe uracyari muri maternelle ukeneye abasimbuka. Hey y'all, come look at this. Mfite mikrofone wenda ko ndumva ari nje wazamutse cyane ku kandi kunda kuvuga za menishi kugira ngo nawe utarangara ariko kandi tujane bana sifiwe. Turashima Imana ko Imana abanye natwe kuba twavuye iyo dutuye tukaza kwisanga hano. Revelation comes Steve. Amen. Paulo yabwiye Kaini. What? Paulo yabwiye Kaini. Aramubwira ngo Kaini we bitebza. Amubwira amagambo abiri. Ese ko mbahambonda udakeye. Utangire ngo Yesu we Mana data wa twese ngo nari naragusabye umugabo ngo soyu nguyu wa ngo soyu nuwuhe washaka wamujanira giki kuko utamenye bwa bundi ko atari nigiye bakubuje ngo banze umureke ndi wumve Imana izamuhindura ibaye itaraguhindura nawe ngo iramuhindura. Ayiwe harimo mperutse kubona ndahwera mbura uko ngira kandeke kubivuga byoja kugira kuko ni kuri YouTube. Tutaragira kamera mu ikanisa abantu benshi bavaga mu rugo bafite gahunda yo kuja gutegera, ariko ubu nyine umubare w'abantu benshi uri mu kuva mu rugo uri mu kuja mu ikanisa ugiye kuvuga ari mu kuva imvuzi muhira mu rugo. Nuko umuntu wese ari mu kugera mu ikanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge yego tazomenyekana. Akazamagira uca mu ikanisa ngo umwe ngo atanze akabizu mu ikanisa. Sinari mpare narabikurikiranye ariko iyo mpaba ko kabizu mba naragafatiye mu kirere sinari kukemera nta kabizu. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro byiza cyane. Crash Lemon para aqui.